ukabona umugabo afashe umugore we amufomoje mwinda akavuga ati sinamenye yuko nateye inda inzoka nabyaranye n'inzoka nongere nkubwire ngo utazi yava ntabwo amenye yajya iryo juru uvuga ko ushaka kujyamo ntaryo uzajyamo kuko ijuru ntabwo ari pubere. Nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu, Imana iguha umugisha. Ndagushimira cyane wowe tubana mu biganiro dutambutsa buri munsi aho waba uherereye hose. Nukuri ndashima Imana kubashisha kubana natwe kandi igiguha umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Hari ijambo nkunda gutangiza kubera yuko muri iyi minsi abantu bagerageza kwisinziriza no guhuma cyane kugira ngo batarebe ibirimo kuba, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abafite amaso areba ntazagira ibikezi ndetse abafite amatwi yumva bazayatega. Ayo magambo aboneka muri Yesaya igice cya 32 umurongo wa 2. Nyaboneka nukuri ndakwinginze wishukwa n'ibihinda wishuka n'ibiyaga, ahubwo tega amatwi wumve neza ijambo ry'Imana, nurangiza ugereranye n'ibirimo kuba maze umenye icyo gukora. Nukuri Imana ntabwo izigera iguhana. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo utazi yava ntamenya ni yajya. Reka dusenge. Mana ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye ikiranuka kandi irebera hose icyarimwe. Ndagushimira ko waturinze ukatwereka byinshi tukabona byinshi. Rero ndakwinginze ngo uduhe kwibuka iyo twavuye, tumenye niyo tujya, hanyuma utwambike imbaraga ikwiye kugira ngo tubashe kwitegura, uduha amaso areba kugira ngo tubashe kubona n'amatwi yumva kugira ngo tubashe kugenda nk'uko ushaka. Mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya tugiye kuganira mu gitabo cya Luka igice cya 15. Luka igice cya 15 abantu mwese abenshi murahazi mukunda kubivuga. Sigaye numva abantu bose babavuga ama speech, abavuga mbese ibiganiro bitandukanye, ugasanga arimo kuvuga ngo hari umuhanuzi wigeze kuvuga gutya, ngo hari ngo muri Bibiliya hari amagambo avuga gutya, ngo hari umugabo wavuze gutya, bakirefera kuri Bibiliya, ariko mu by'ukuri ugasanga ibyo turimo gukora bitandukanye n'ibyo iryo jambo ry'Imana rivuga. Ariko ndakwinginze wowe tujyanye muri aka kanya tujyane muri Bibiliya muri Luka igice cya 15 wumve ukuntu hatubwira. Luka igice cya 15 tuhabona umugani Kristo yaciriye abantu. Yawubaciriye aba bantu bari barigize abanditsi n'abafarisayo, bari barigize abantu mu rwego rwo hejuru, bigira abantu bazi ubwenge, bigira abantu badashobora kubana n'abantu bakora ibyaha, bigira abandi bantu mbese ku buryo Kristo yabirebaga we bikamutera agahinda bikamubabaza cyane. Arangije abacira umugani arabaza ati ariko reka mbabaze, muri mwebwe ninde muri mwebwe ushobora kuzimiza intama imwe yarangiza akaryama agasinzira? Ati rero iyo izimiye asiga 99 akagenda akajya gushaka intama imwe yazimiye. Ati yayibonye arayizana akayikuyakuya akayigira neza akayicyo kurya akayivura akayisubiza mu mukumbi umunezero ukamutaha. Angaha twasomye ko icyo bisobanura ari uko Yesu Kristo yasize ubwiza bwo mu ijuru akabureka yandi masi ataracumuye akaza kuri iyi si yacu igereranywa n'uwo mwana w'intama wari warazimiye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yazanywe no gushaka ndetse no gukiza icyari cyarazimiye. Rero Kristo yarabibabwiye kuko barigereranyaga, bari barigize abantu bazi ubwenge kurusha abandi,
noneho bakavuga batari ko se uyu muntu koko niba ari umwigishwa nyakuri ni iki gishobora gutuma aza akajya kubana n'indaya, akajya kubana n'ibisambo, akajya kubana n'abambuzi, akajya kubana n'abantu b'abanyabyaha? Ni ukubera iki? Ati bigaragaza ko atari umwigishwa nyakuri nuko ataza ngo abane natwe akajya kubana n'abo bantu baciriritse gutyo. Yesu rero arabitegereza ababwira ko icyamuzanye ari ugushaka abakennye, ntabwo yaraje gushaka bibwira ko bakize. Niyo mpamvu aka kanya nshuti yanjye nagira ngo utekereze neza, wibaze nawe niba uri intama noneho yazimiye muri iyi si imeze gutya. Yesu yahise yongera abacira uwundi mugani, kuko tuhabona umugani w'intama yazimiye, tukahabona umugani w'igiceri cyazimiye, tukahabona umugani w'umwana wazimiye, ndetse n'undi mwana mukuru wazimiye wari warasigaye mu rugo, tukahabona noneho na se w'aba bana. Niyo mpamvu tugiye kuhaganiraho cyane. Ubwo uw'intama uvuyeho gatoya, nugucamo gatoya, hanyuma tugakurikizaho umugani w'umwana wari wazimiye. Yahise abacira umugani abereka iby'umwana wari uri kwa se aguye we neza nta kibazo afite, ariko ngo aza kutanyurwa n'imibereho y'ibyo se amukorera nuko abayeho mu rugo rwa se. Nk'uko abantu benshi bajya bananirwa kunyurwa n'Imana maze bagashaka kurengwa bakagenda bakajya hanze y'Imana. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hanze y'Imana nta burinzi buhari, ahubwo mu Mana niho hari byose. Maze umwana abwira se atumva rero data, nk'umugabane wanjye unkwiye, ndashaka kwigendera, sishaka gukomeza kubana nawe. Ise aramwinginga aranga ati nk'umugabane wanjye. Umugabane ise yarawumuhaye, amaze kuwumuha arangije ngo aragenda ngo arawaya awutanga mu biguzi byo kujya gusambana. Arangije ngo inshuti zembi ziramwoshya barayasangira abipfusha ubusa, ariko izo nshuti mu kaga yararimo ntabwo bigeze bongera kumwibuka, kuko ngo icyo gihugu yararimo cyageze aho giterwa n'inzara nyinshi. Hamaze gutera inzara yaragiraga ingurube, abona akazi ko gushaka ingurube kubera ko yari amaze kumara ibyo ise yari yaramuhaye. Hanyuma mu kuragira za ngurube ntabwo yigeze abona icyo kurya, ahubwo yageze aho yifuriza ko yasigarizwa n'ingurube cyangwa se bakamuha kuri byo kurya by'ingurube. Arangije iyo tugeze ku murongo wa 17 kumanura, ngo umwana aratekereza yisubiramo, aravuga ati mu rugo kwa data bararya bagasigaza, ariko none ngewe ngiye kwicirwa inzara no muri iki gihugu. Ibyiza ndumva nkwiriye gusubira kwa data. Ngo arangije yisubiramo, arareba asanga nasubira kwa se ngo ntakwiye kwitwa n'umugaragu. Abona mbese yarashayishije, abona yabaye undi muntu. Aravuga ati se nabigenza nte? Ati use data yanyakira. Ariko arangije arihangana afata urugendo kugira ngo ajye kwa se amwakire. Muvandimwe, aricyo nashaka kukubwira ahangaha kibabaje cyane. Umutima we wabanje kumwoshya. Bibiliya iratubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntabwo wizera gukira. Umutima we waramwoheje, umutima umaze kumwoshya, ikintu cyakurikiyeho nuko yafashe ibyo se yari yaramugeneye nk'umwana ugomba kuguma mu rugo akajya kubyayisha. Inshuti ze ntizamwibutse muri wa mubabaro. Nagira ngo nkwibutse inshuti yanjye, ntabwo abo bantu bakoshya. Nugera mu kaguza akabamo wenyine, nurwara bazagusura rimwe ntibazagusura kabiri. Hanze y'Imana, hanze y'ijambo ry'Imana, hanze yo mu ruzitiro rw'Imana, n'ukuri n'urupfu, nta kindi gihari. Nta numwe wigeze amwitaho. Reka nkubwire, wowe se ntabwo ari kubibona? Igihe wari uri mu nzu y'Imana uri kumwe n'abandi usenga, uri kumwe na so wo mu ijuru, wari uguwe neza. Ariko mbwira uko uyu munsi uguwe ukumerewe. Ariko ibyiza nuko wakwisubiraho, kuko data yiteguye kukugirira ibambe. Nta yindi Mana ibabarira nk'Imana yacu Uwiteka. Ayo magambo aboneka muri Mika igice cya 7 umurongo wa 18.
niho abone ko nta yindi mana ibabarira nk'Imana nyamana, nk'Imana yacu. Rero ibyo nagira ngo mbabwire, umwana yaragiye ngo babwira se ko wa mwana aje, ngo isa mubonye ariruka nkajya kumusanganira, ngo ntiyigeze atuma korwa n'isoni. Haleluya! Nituza dusanze data ntabwo azemera ko dukorwa n'isoni, azaturengera tukiri kure. Ngo yamurebye akiri kure arabatuma ati nimugende mujye kundebera umwana. Arirukanka aragenda aramuhobera, aramusoma, amujyana mu rugo. Aravuga ati nyabuneka nimunzanire umwenda mwiza, igishura cyiza mwambike. Igishura cyiza yagombaga kumwambika bitubwira imyambaro yo gukiranuka, umwambaro wabera, atwikira bya byaha bye. Yashatse kumwambika abantu bataramushungera ngo bamubone. Nukuri nawe uyu munsi uramutse uje, uramutse ugiye ku mavi ugasenga nk'uko biri, Imana yiteguye kukwakira utarakorwa n'isoni. Amena. Abayiringira ntabwo bazigera bakorwa n'isoni, abayiringira ntibazigera bigunga, abayiringira ntabwo bazicwa n'inzara gutyo, kubera ko ijambo ry'Imana rizajya ribahembura uko bwije nuko bukeye. Kandi byanditswe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo iduha ibidukwiriye iteka ihabwa icyubahiro. Maze aravuga ati mutegura ibirori, mutegura ikimasa cyiza. Ibirori birashyuha muri make, haza kuvuka ikibazo. Nasomye amagambo avuga ngo umutwe waho ngo maze amacakubiri ako kanya araza arogoye ibirori. Amacakubiri araza arogoye ibirori. Ngo wa mwana mukuru ntabwo yari ahari, arangije araza yumva iwabo hari urusaku. Arangije abaza abagaragu, ababaza ikibaye, ibyabaye ibyo ari byo. Baramubwira bati yewe wa murumuna wawe wari warabuze yagarutse, niyo mpamvu bishimye bakoze ibirori. Yahise ararakara aravuzabwira se ati data nabanye nawe iminsi yose, ariko ntiwigeze umbagira n'akamasa na kamwe, nta kintu wigeze uma. Nagumye iwawe, ariko umwana wawe wafashe ibyo akajya kubyayisha, akajya kubipfusha ubusa, aje umukorera ibintu nk'ibi. Isi aramwegera aramuhendahenda, aramubwira ati mwana wanjye, impamvu ntacyo nigeze nkora nuko ibyo ntunze ari ibyawe rwose, byose nta na kimwe kivuyemo. Ati rero uyu mwana yari yarapfuye none yazutse, yari yarahabye none yahabutse, none si mwana wanjye tureke kwishima. Ngaho mbwira nawe, uyu mwana yaravuze ati nkwiye kwisubiramo. Njya nkunda amagambo aboneka mu mubwiriza igice cya 2 umurongo guhera ku murongo wa 11 n'uwa 12 ndetse n'uwa 20, ahavuga ngo nuko jyewe umwami nisubiramo. Umwami Salomo yisubiramo, ahitamo ubwenge, areka ubupfu, kuko yaramaze kubona ko byose ari ubusa. Uwampa ukisubiramo nawe uyu munsi, uwampa ukisubiramo. Maze yisubiramo, arangije ahitamo kugira ngo agende ajye kwa se. Ukisubiramo ukajya kwa so, ariko nubwo uri kwisubiramo ujya kwa so, hariya hari mukuru wawe wagiye. Mukuru wawe wari uri mu rugo uzi ko ari bugufashe, ariko mukuru wawe araza agahindura ibintu byose. Nuko mukuru waraza, ibirori arabirogoya, ibintu bibihinduka ibindi. Abantu baravuga ati ntabwo mbyumva. Ibyanditswe biratubwira ngo uyu mwana w'umuhungu ashushanya iki? Uyu mwana w'umuhungu ashushanya abafarisayo b'ibihe byose. Abafarisayo b'ibihe byose, abantu bari mu itorero ariko batigeze bahinduka, buzuwe n'ishyari, buzuwe n'urwango, buzuwe n'amacakubiri. Iyo dusubiye inyuma gatoya tubona ubundi mugani w'igiceri yabaciriye. Uriye mugani w'igiceri yabaciriye, Yesu yabaciriye, werekanye uburyo ngo umugore kiriya gihe cyabo, ngo iyo umukobwa yashyingirwaga hajyanaga ibiceri runaka. Noneho ibyo biceri babaga mu nzu irimo umukungugu, inzu idatunganyije neza. Murabyumva kuko Yesu yatanze urugero, aravuga ati uwo mugore aramutse abuze igiceri cye mbese yabigenza ate? Mbese ntiyakubura inzu akayikubura kugeza ubwo ayibonye? Kugeza ubwo Yesu yatanze n'urugero akavuga ngo agatera amazi mu nzu kugeza ubwo abonye cya giceri. Ngo kandi si yakibonye ngo ntabwo yishima. Iyo ufashe kiriya giceri
ugafata n'uriya muhungu wari warasigaye mu rugo. Ni ibintu bibiri byenda gusa kandi bimeze kimwe natwe. Ugira Imana arigarura akihana nk'uko uriya mwana yisubiyemo, kuko ibyanditswe bitubwira ngo nta sengesho na rimwe ryo kwihana Imana itumva, kuko iyo dusenze Imana nk'uko ibishaka dusabye kwihana, Imana iratwumva kandi ikatubabarira. Rero uriya mugore wabuze igiceri ni ukuri ngo arakubura paka kibonye. Igiceri rero kirengwaho ivumbi ntikivuga, barabara kigarura ntikivuga, bashobora gukubura umunsi wose ntikivuga, bashobora no kujyana bya bitaka byose ntikivuga, ariko ngo arakubura mpaka kibonye. Uwo mubwiriza agomba kubwiriza mpaka igiceri kibonetse cyazimiye. Ubwo wa muntu icyo amukorera nuko amukuyakuya, nuko amushaka, nuko amugirira neza. Ariko twebwe iyo umuntu azimiye duterera iyo, tukamuvuga, tukamusebya, tukavuga ngo ariko yarananiranye, noneho yagiye mu buraya, noneho yararongoye, noneho yapfuye urupfu n'agashinyaguro, noneho byagenze gutya. Nshuti yanjye nkunda, nuko igiceri ukakirengaho inzaho ivumbi, ntugire icyo bikubwira. Nawe rero ukagenda rimwe na rimwe ugahinduka nka cya giceri noneho cyaburiye mu nzu. Uyu mwana nawe yari ari mu rugo, ise ntacyo atamuhaye, ariko ntabwo yigeze aha agaciro murumuna we, ntiyigeze amusengera nk'uko nari maze kubibabwira, ntiyigeze agira agahinda ke ari umuvandimwe we, ahubwo yamugiriye ishyari, yaramufitiye urwangano. Ndetse ibyanditswe biravuga ngo akihagera amacakubiri yahise atangira, ahita avuga ati umwana wawe, ntiyongera no kuvuga ati murumuna wanjye, ahubwo aravuga ngo umwana wawe we aje amaze kuza. Ubigenza gutyo. Nshuti yanjye, nagira ngo ngire icyo nkwibutsa muri urwo rwangano uyu mwana yari afite. Nababwiye ngo ibyanditswe biravuga ngo bishushanya imibereho y'abafarisayo b'ibihe byose. Imibereho y'abafarisayo b'ibihe byose bari mu itorero kandi abantu batigeze bahinduka. Uyu mwanya umuto w'ikigisho cyacu uravuga ngo utazi yava ntamenya iyajya. Ariko abantu ugasanga barimo barajijisha, berekana ko bazi iyo bavuye, bakerekana ko bazi n'iyo bajya, ariko mu by'ukuri ntabwo bahazi. Reka mbaho urugero rumwe. Muri iyi minsi nahuye n'abantu bantera gutekereza cyane, ndetse no mu minsi yashize maze igihe mpura n'abantu bameze gutyo. Ariko ndashaka kuntega amatwi nshuti yanjye nkunda. Amagambo ngiye kuvuga ninyavuga ujye uvuga uti harabaye ntihakabe, kuko nagira ngo nkwibutse ko ijoro rikwiye kubara uwariraye, rikwiye kubara uwariraye, kandi nawe warariraye. Uyu munsi dufite ikibazo. Ndashaka kubwira umuntu wumva ururimi mvugo uwo ari we wese, cyane cyane umunyarwanda, hagakurikiraho umurundi, hagakurikiraho umukongomani, hagakurikiraho n'undi wakumva ururimi mvuga. Tega amatwi neza wumve. 1994 mu Rwanda habaye jenoside. Ibyo bintu byari ibintu biteye ubwoba. Ibyo warabibonye. Niba utarabibonye warabibwiwe, ariko ushobora kuba warabibwiwe nabi, nawe warangiza ntiwigenzurire. Ariko tega amatwi wumve. Uyu munsi iyo wibutse ukuntu byagenze ibyo wabonye, ukabona umugabo afashe umugore we amufomoje mwinda, akavuga ati sinamenye yuko nateye inda inzoka, nabyaranye n'inzoka, bagomba gukuramo umwana wanjye nkamugumana, we bakakwica, akamubagisha umuhoro. Ubireba nshuti yanjye nkunda, ibyo ukabibona n'amaso yawe, ukabona impinja zitagira kivurira zirishwe, warabibonye n'amaso yawe. Ukajya kubona ukabona umukecuru utavaga n'iyari, utikuragaho ari, baramwishe ikiragi, yewe kugeza no ku muntu w'impumyi utazi niyava niyajya. Ukabona bamwisha urupfu n'agashinyaguro, ukabona bafashe umubyeyi wubahaga abantu bose,
umubyeyi wagaburiraga abantu, umubyeyi wafashaga abantu maze bakamufata bakamutandika, abagabo barenga 50 bakamujyaho bakamukorera ibyamfura mbi, bakamwanika ku musozi. Nshuti yanjye nkunda, nagira ngo mbabwire ko uwo nguwo ari umuvumo uteye ubwoba dufite nk'Abanyarwanda noneho by'umwihariko, kandi uwo muvumo uzavanwaho no gupfukama tugasenga Imana tukihana, kandi Imana icyiza cyayo iracyateza ibiganza kugira ngo izitubabarire. Ibyo warabibonye, umaze kubibona ubirenza imboni, ubirenza amaso, uricecekera, urangije ntiwavuga uti Imana harabaye ntihakabe. Noneho icyakurikiyeho hakomeza kubaho intambara, abantu barahunga bajya mva mu bihugu bajya mu bindi. Aho wahungiye abantu bapfuye ureba, aho wagiye abantu bapfuye ureba. Nawe igihe wihishaga wabonye ibitangaza, wabonye ibintu bidasanzwe. Wari uri muri tuwarete bakakwitumaho, jenoside irarangira Imana igukuramo, wabaye muri purafo, wabaye ahandi. Abandi nabo baragenda bajya ahantu hakomeye, bava mu bihugu bajya mu bindi, bajya mu mashyamba, barapfa barahunga. Bagira gute kugeza uyu munsi abantu barangije babona ibyo bintu bibaye mu gahe gatoya, ariko imitima yacu nta kintu yatubwiye. Jenoside ikirangira abantu benshi bari bameze nk'abamarayika, bavuga bati Imana irakoze, Imana iradutabaye. Ariko ntibyamaze kabiri, abantu barahindutse, baragenda bitwara uko bashaka, baragenda baba abasambanyi, baragenda bagira urwangano, baragenda bagira ishyari, baragenda bamaze kuvuga ngo baratuje baba abandi bantu, kugeza ubwo uyu munsi ushobora guhura n'abantu, umuntu ukamuhereza umukono ntagusuhuze. Umuntu ibaze muri mu rusengero, noneho uyu munsi ndabwira cyane abavuga yuko basenga, nibo nshaka kubwira. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, rw'igitabo cya 2 cya Timoteyo, mu gice cya 2 umurongo wa 19, haravuga ngo abavuga iby'iryo zina bo bakwiye kuva mu bidatunganye. Ariko abo bantu ibyo barimo bakora biteye ubwoba, kubona abantu bahurira mu rusengero ariko umwe akaba wamuhereza umukono nakwikirize. Umuntu akicara akavuga ati yewe kanaka ndamwanga, akavuga ati ariko kuki ujya kwa kanaka, akavuga ati ariko uriya muntu nimukavugane, uriya muntu ni indyarya, uriya muntu aba afite uburozi, uriya muntu yanakwica, nyaboneka ajya wirinda uriya muntu. Kugeza ubwo habaho insengero, urusengero rw'Abahutu n'urusengero rw'Abatutsi. Umwe akavuga ati ntukinjire muri bariya, undi akavuga ati ntukinjire muri bariya, undi akavuga ati jye bariya ndabanga, nubwo Yesu yagaruka icyo kintu ndabizi ntazakimpora. Nagira ngo nkwibutse ko KRISTO atazirengagiza ikintu na kimwe. Ko wabonye ibyo ngibyo, ukabona ibyo byose, nibyo ubona uyu munsi ko biteye ubwoba, n'iki gituma utiyarura. Nongere nkubwire ngo utazi yava ntabwo amenye yajya. Iryo juru uvuga ko ushaka kujyamo ntaryo uzajyamo, kuko ijuru ntabwo ari puberi. Reka mbabwire, iyo witegereje hano tugira ukuntu umuntu afata agapuberi kakaba gasa neza inyuma, kakaba kameze neza inyuma, ukabona agapuberi ni keza, wakabona rwose ukabona na akantu keza kameze nk'akabindi cyangwa akadobo keza gateretse aho ngaho. Ariko iyo pfunduye usangamo umunuko. Nshuti yanjye nkunda, ibaza imbere yawe umunuko urimo, ibaza umunuko urimo. Nasomye amagambo avuga ngo abantu ngo bafashe ibishingwe ngo babishyira ku miryango y'imitima yabo, ngo kubw'ibyo Mwuka Wera ntashobora gukorera muri bo, ngo kubera yuko bamaze gukinga bagashyiraho ibishingwe. Nshuti yanjye nkunda, reka nkwibutse, iyo ahantu hazibye iwawe amazi ntashobora gutambuka. Ibyo bishingwe rero mu gihe wabishyizemo, mu gihe utabikuye ngo kuri iyo puberi iri imbere y'umutima wawe, uzahora nizo ngorane, uzahora umeze utyo, uzahora ufite puberi muri wowe, kubera yuko uwo muntu kuzakurwaho nuko upfukamye ugasenga, ukikuramo iryo shyari, ukikuramo urwo rwangano, ukikuramo ko kwirirwa uvangura amoko. Mbese muziga ryari, tuziga ryari?
umugabo umwe yaravuze ati niba umuntu yasekuriwe na se akagosorerwa na nyina yarangiza akituma inkumbi, ati izo nkumbi ntabwo zaba ari indogano. Icyo gihe babivugiraga ku bantu baryaga impengeri. Impengeri bagusekuraga amasaka bakayagosora neza ubundi bagateka impengeri. Kumva rero koko ari ababyeyi bawe babiguteguriye, warangiza wajya kwituma hakaza inkumbi, izo nkumbi koko zari kuba ari indogano. None se ubu koko wumva zaba atari indogano? Muvandimwe nkunda, hari ikintu utabonye, hari ibibwirizwa utumvise ariko ntushaka kumva. Wahagaze mu mwanya umwe, uri umuhutu uri umututsi. Reka nkubwire, nta gihugu na kimwe kigeze cyubakwa n'ivangura ry'amoko, nta rugo na rumwe rushobora kubakwa rushingiye ku ivangura ry'amoko, nta nshuti zishobora kubana bishingiye ku ivangura ry'amoko ngo ibyo bintu bizasoza amahoro. Ntibibaho. Icyo Imana ishaka, irashaka kuba umuntu w'Imana. Jewe numva nshaka kwibera umuntu w'Imana. Iyo myanda sinyishaka. Hari abantu baza bakaza kumbwira ibigambo, ubwo burozi bwanyu simba ushaka mu izina rya Yesu. Ngewe ndashaka kwibera umuntu w'Imana, namwe ndabifuriza ko mwaba abana b'Imana. Yesu aravuga ati niki gituma Imana ipfusha mukaseka kandi Imana yiri kurira? Iyo umuntu yapfushije umwana we ararira, none Imana irapfusha ntiturire ntituboroge. Twari dukwiye kuboroga tukifata mu mutwe tugataka tukavuza induru tuti data tubabarire, turaje tubabarire. Naratangaye hano, hari ubwo umuntu ajya mu biro, noneho ukajya mu biro ugiye gushaka nk'ikintu runaka, noneho umuntu agakomanga akinjira, wundi akaza akamusuhuza, bonjour monsieur kanaka, nari ngukumbuye, nagiye muri vacances, ariko muri vacances naragutekerezaga cyane, none mfite na kado yawe nakuzaniye. Bakishima bagaseka. Ubwo ngubwo niko ari kumuha amabizu, niko ari kumugira gute. Yamara gusohoka akagenda nabwo amusezeraho cyane. Yamara gusohoka amaze gukubitaho urugi akakwitegereza, agahita avuga ngo ngo n'importe quoi. Akongera akavuga ngo ça m'énerve. Akongera akavuga ati nta gihe ngufitiye. Akambwira ngo dites-moi madame, ngo pardon, ngo s'il te plaît, ngo pardon. Ukabona ko arakaye, ukabona wa muntu basekaga bari banezeranywe, yari yishimye, amuhaye n'impano. Umva amagambo akurikijeho. Nshuti yanjye, ayo magambo abo bantu bavuga, ibaze ko nawe niba ari abera babikora gutyo, ubwo se giye uri muri ibyo biro nisohoka giye noneho baramvuga ngo iki? Nagira ngo nkubwire ngo iri shyari, ibyo bishingwe, iri shyari y'umwana yagaragaje, ndakwinginze mbabarira, wipfira mu rusengero, wizimirira mu rusengero. Haguruka wumva icyo Imana ivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba ushaka kumenya agaciro k'umuntu, ukamenya agaciro k'umuntu Kristo yapfiriye, ngo gikaruvari. Amena. Genda ujye Karuvari, urebe urupfu Yesu yapfuye, urebe ukuntu yabambwe, urebe ukuntu yababajwe, urebe ukuntu yabuze ibyuya bivanze n'amaraso Getsemani, urebe uko yababaye kubera umuntu umwe. Ibyanditswe biravuga ngo ni yaba umwe Kristo yari kuza kumupfira, kuko adashaka ko hagira umuntu n'umwe wazimira. Nshuti yanjye, ni wowe mbwira, kugira ngo ibyo bintu byose ubifashe hasi, iryo shyari urifashe hasi. Ariko se reka mbabaze, hari umuntu mwigeze mubona icyorezo gitera kigafata umwe kikamureka? Ari abazungu, ari abirabura, bose birabafata. Ari abo biyita Abahutu, ari abo biyita Abatutsi, bose birabafata. Nshuti yanjye nkunda, n'iki gituma twakira uburozi natwe tukabwakira, ntitujye ku Mana, ntitujye ku Mana. Imana yacu iragukunda, yaragukunze, nizaguhana, ariko iragushaka ko wisubiramo. Iragushaka ko wisubiramo nk'uyu mwana w'ikirara wagarutse. Uyu mwana yaragiye, ariko umutima we umwemeza gusubira kwa se. Ntiyaza afite isoni, aza yumva atari uwo kubabarirwa, ariko se amugirira ibambe. Data yiteguye kukugirira ibambe. Salomo yaravuze ati, nanjye nahise mpitamo ubwenge, kubera yuko
nasanze byose ari ubusa. Ati nuko giye w'umwami nisubiramo. Nshuti yanjye ndakwinginze kugira ngo wisubiremo. Ndabivuga mbabaye kugira ngo wisubiremo kuko birababaje. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana igiye kuza ngo kandi ntabwo izaceceka. Zaburi 50:3 Imana izaza kandi ntabwo izaceceka. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo iguhe kwihana, iguhe kwisubiraho, ikugirire neza, ikuvane muri uwo mwanda wo kuvangura. Ukunda abavandimwe bawe, ukunda inshuti zawe, ukunda igihugu cyawe, ukunde buri muntu wese. Umenye yuko iyo upfuye ibyawe biba birangiye. Uzasinzira niki kuvuga ko ushaka kujya mu ijuru, ariko ijuru ntabwo ari puberi. Ndabikwibukije, ntabwo uzafata ibyo bintu biri muri wowe nurangiza ngo ujye kubijyana ahandi, ujye kuroga abandi bantu. Imana igufashe muvandimwe wanjye, mukuru wanjye, murumuna wanjye, musaza wanjye, mubyeyi, shuti yanjye, ndakwinginze kugira ngo twiyarure. Yesu agiye kuza, ageze ku rugi, ibimenyetso byose biragaragara. Niyo mpamvu usaba Imana yo mu ijuru ngo ikurebe neza, ikugirire neza, iguhe guhitamo Kristo kuko ari we washoje byose i Karuvari. Araguhamagara ngo ngwino kugirira ibambe, arakwinginga ngo ngwino gutabare. Araguhamagara, arakubwira ngo ngwino agufitiye ibambe. Niba utazi iyo wavuye ntushobora kumenya iyo ujya, ariko niba uzi aho wavuye isubiremo, subira inyuma, wongere wumve ibintu byose bitagenze neza, ujye ku mavi. Data yiteguye kukubabarira nshuti yanjye. Nukura agufitiye ibambe rya kibyeyi. Amen. Agufitiye ibambe rya kibyeyi. Ndasaba Imana mu ijuru ngo kugirire neza, yumve gutaka kwawe, yumve kwinginga kwawe, yumve kuza kwawe bitukuye ku mutima, kandi wibuke icyo Imana yakoze i Karuvari. Urebeyo, ubwire Imana uti dore nje ukundi, nta kindi cyankiza uretse amaraso yawe. Nibyo ngusabira mu izina rya Yesu. Amen. Mana yanjye ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye, kuko ukiranuka kandi urebera hose icyarimwe. Ndaguhamagaye mu izina ryawe ngo Mana iri jambo ntambukije muri aka kanya, niba ari wowe wanyohereje, kuko ni wowe wanyohereje, ntabwo mbishidikanyaho. Ndakwinginze kuko wavuze ngo ntirizagaruka ubusa. Fasha uwumva wese kugira ngo duhindurwe n'imiburo yawe, kugira ngo tugaruke, kuko dufite ibambe rya kibyeyi. Ntabwo tugomba guhora tuvuga ngo na mahoro kandi nta mahoro y'abanyabyaha. Reka mwanzi Satani atsindwe, utsinde, ukomeze utsindire mu mibereho yacu mu izina rya Yesu. Amen.